baramanuka ngo ase mwana ngo wajye ureka kugereranya icupa n'igweje akazi ngo kutongeyeho ko mitsingi itera akanyamuneza se uratukanye hita wikura kuri X urabona akantu ugereranyije na Mucyura buhoro no nukuvuga ngo nabo bamuburiye icyubahiro kugeza ubwo bamugishyira munsi y'icupa rya mitsingi. Ndetse hari n'abagarutse kukuba muri CTU harimo n'abakobwa bakamubaza batese noneho wowe kutabarizwa muri CTU waburi iki natwe tugushakira izina gusa izina nta ryabonetse kuko ijisho ntago rihorwa irindi kandi kiza nuko nyuma yo kumenya ko yakosheje agakoresha amagambo atari meza Aisha ku itariki 19 Nyakanga yasabye abagabo bose imbabazi agira ati nakoresheje amagambo atari meza nita abagabo amagweja ariko nabonye ko umuntu amanika gati yicaye wajya kukamanura ugahaguruka none nsabye imbabazi abagabo bose sinzabisubira. Iyi nkuru yakomeje gucicikana ku binyamakuru byinshi bamwe mu babyanditseho n'igihe aho banditse ati umukinnyi wa filime Inkindi Aisha yasabye imbabazi abagabo yatutse. Kenshi na kenshi iyo umuntu asabye imbabazi akunze guhita zihabwa gusa kuri Aisha siko byagenze byakomeje kugorana kubera ko yari yakomerekeje abasore benshi. Nabonye usaba imbabazi abagabo ntabwo ukwiye gusaba imbabazi abagabo gusa usaba imbabazi umuryango nyarwanda wose. Muribuka yuko na Mutesi Jolly yigeze kuvuga ngo abasore ni inyana zimbwa. Iki ni ikintu kitazibagirana mu mitima y'abanyarwanda cyane cyane abasore bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni nako byagenze kuri Aisha bahise bamugereranya na Mutesi Jolly bamwe bati ibi ngibi ni ukwiyerurutsa abandi bati Nyiragweja rwose nazisabe kuko yararengereye cyane pe nategereze yihanganye kuko gutukana sibyo bizamuhesha umugabo ntazongere ntaza kwiye ibyo babyita kwiyerurutsa. Ubwo nimba ubona turimbura mu maro cyangwa se amagweja nakomeza bifata uko abyumva naho imbabazi zo no pressure. You can say sorry but you cannot change the story. Uko yabasa kose ateye kose nta kintu kimuriho ada females badafite. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntukanogera umwana ngo urareba nyina nanjye ni ntukana nanjye bazamanukana guhera none bisoreze kuri Aisha. Kuba uri umustar go ufite platform biguhereza umubare w'abantu benshi bumva kandi bakanizera ibyo uvuga bakumva neza yuko ibyo uvuga ari ukuri. Ni nayo mpamvu abantu benshi twagakwiye kwitwararika mu byo tuvuga tukamenya neza yuko ibintu turi kuvuga biri kubaka societe cyangwa bigiye kuyisenya. Ariko nanone dukunze kugaya abantu bavuze tukirengagiza ababahaye umwanya wo kuvugiraho. Nubwo abantu benshi bakomeje kugaya Aisha bakavuga bavuze ibi ntabwo twakwirengagiza yuko ikinyamakuru yabivugiyeho gifite chief editor kuko abantu editing content bagagombye kunononsora bagafitaringa ibikwiye kujya ku karubanda n'ibikwiriye kuguma inyuma ya kamera. Ariko nanone nta wakwirengagiza yuko uranga bwa Ian Kagame n'abagenzi